kugira ngo ubindaye se ntiwakurikiye nasha nabindaye ngo iki yari ukora iki wowe ariko hamugani wanyerekeza utari yikoreye itafari ariko ujya kuri umufundi bagiye bareka ako kantu ugiye bazukasize yakwitura hasi ninjira kandi kwirizuba nagenda umugabo akanskoka akamereza bitanu nkataha akagusoka kugeza aka kanya ubu ngubu nsigaye numva ndi umwana ushima Imana usigaye ari umwana wa dada ushima Imana kuri ko Imana umwana wa dada rwose nsigaye meze neza nirirwaga nirukanka imisozi Imana isubiriza igihe ntabwo nari nzi ngo kuryama ngo bimeze gute mbere numvaga nabambwira ngo kuryama nta n'ibihumbi 10 mfite kuri telefone nipaka njye mu kabari nahane n'umugabo nyabona ariko ndashima Imana ko nsigaye rwose n'abagabo nguna n'ikintu bigiye gusambana n'ubukene buryo wowe wasambanaga kubera ubukene kuri kw'Imana n'imbere y'Imana none se urumva nabikora mu kanya rwose mvuye kwishyura 450 amezi 3 y'inzu ibihumbi magana ngahe 450 muri iranzu mubamo se cyangwa washatse yindi yindi njyanye moto mu nzu ngo iki wagiye kujyana inyamunzu nyinga dusabe yagiye kungurira inkweto asize ndavuga se nyine ibintu nzaniye koko ndacaye narabyambaye mbigejeje mu bantu abantu barambwira ati rwose kabisa sinzi niba hari umuntu ukibyibuka ibikweto nakundaga kwambarira kuri kositime by'ibisupresi by'umweru ebana by'ibipirate bya danje Pineapple ikonje. Yes, tubayereje ikaze ku Mwe TV show aka kanya tukaba twigarukiye tugarukanye n'umuntu bita Yakamwana na Esther umwana wa Daddy ko bwanjye nuri shana nagize abagore uri kumva ndi bitaga Keza nuwo bita Madame Yakamwana Yakamwana ko mbona utangiriye uwibwirira se umuntu bita Esther umutangiye umubwira uduki bona ndi kumubwira uburyo nge ntera abana amahirwe ari umuntu tugeze gukora pranka y'ubukwe ubu yabaye umugore afite umugabo afite n'imodoka araryoshye yes bamwitaga Keza wayaka bamwitaga nde Keza wayaka ariko ushobora kuba ariko mundi reka nkubwire weho na Nzovu sinzi ikintu murimo wamugari mushobora kuba munatera n'amashaba urabyemeye izo ni zahabu zigendera uzarebe ko hari umuntu bakwejeje inkuru ishyushye mu maguru wagiye gutyo cyeka utarabishatse yuko agira icyo yigezaho utaramenye ubwenge amugeze ikizungereza abonye umugabo w'umudiyespora nabonye umugabo w'umudiyespora bura nawe nidutandukana paf bura dusaraje nabo n'umugabo w'umudiyespora mukanya se ntiyari ari kumwibwirira yuko afite umugabo uri kumutereta kandi aramufite rwose w'umudiyespora dutera amahirwe mutera iki dutera amahirwe twiwe ndashima Imana n'ukuri pe nyine Imana ikora ku cyawe urashimira Imana na Nzovu nyine mbere na mbere Imana kuko buriya reka hari benshi yazamuye byanze bari hasi ba Delphine ba Nyiramenyo bande bose baracyari hariya ariko ndashima Imana ko yanzamuye none Imana ikakomezamo nyine n'igikundiro cy'Imana ikanzamura kugeza aka kanya ubu ngubu nsigaye numva ndi umwana ushima Imana usigaye ari umwana wa Dada ushima Imana kuri ko Imana umwana wa Dada rwose nsigaye meze neza nirirwaga nirukanka imisozi Imana isubiriza igihe ntabwo nari nzi ngo kuryama ngo bimeze gute mbere numvaga nabambwira ngo kuryama nta n'ibihumbi 10 mfite kuri telefone nipaka njye mu kabari nahane n'umugabo nyabona ariko ndashima Imana ko nsigaye rwose n'abagabo nguna n'ikintu bigiye gusambana n'ubukene buryo wowe wasambanaga kubera ubukene kuri kw'Imana n'imbere y'Imana none se urumva nabikora sambanaga kubera ubukene Imana yamugiriye impamvu n'ubu ngubu utanabikora rega wabonye umusheri of course unashimira n'Imana ukomeza unashima na sheri wawe ahubwo kakomeje no kuguhindurira Imana isubiriza igihe ariko vraiment n'ubu mu kanya rwose mvuye kwishyura 450 amezi 3 y'inzu ibihumbi magana ngahe 450 muri iranzu mubamo se cyangwa washatse yindi yindi njyanye moto mu nzu ngo iki wagiye kujyana inyamunzu nyinga none ufite data wacu niba njya kuvuga ngo banyubakiye kadasitere sha zino nyine hari inzu bubakira bano bademobe nyine bamugariye mu gisirikare ngo banyukubukiye kadasitere ngo n'ikigegi iwanjye ubu ngiye kujya n'inyamunzu nyinga none sitari nawe wagiye kujya n'inyamunzu nyinga ubu ugiye kuba mu nzu nyangamugayo y'ikaro
none reka nkubwire ikintu nyine Imana reka nkubwire Imana mujya mushima Imana aho iba yarabakuye naho igeze nyine bihana undi muntu ahantu ari ko hari ahazaba kera nigeze kujya gukora nyine akazi ko mu rugo nkazambona ko n'aba boss bava mu cyumba cyabo bataciye muri salo bagaca mu kindi cyumba bajya muri douche bava muri douche binja mu kindi cyumba bagenda udashoye muri salo nyine nanjye ubwo nikomeze yes naye nzajya muri salo ngiye kunywa icyayi ntanagiye mu kazi gusa uzajya muri salo ugiye kugira ute kunywa icyayi cyangwa ngiye mu kazi gusa none se ubwo urahita ukomeza kubana na basaza bawe na bashiki bawe cyangwa urahita ubihindura wibane umusaza wanjye mbana n'umutantine nuramwana wanjye barabo barahaguma tu mwese simbana nabo icyo mvuga ari nk'igihe umugabo ashobora kukubwira uri kumva umugabo wanjye avuga akunda umuryango wanjye yes ubwo washatse inzu y'ibyumba bingahe nyine ni 2 na dushe na toilette mu nzu n'ikaro rimeze neza anzari igikoni urumva na by'imyotsi byo gutekera mu nzu hari igikoni gifungika n'ibirahure byose madamu yakamwana se ko nta kintu uri kubivugaho mu gushaka inzu oya nayo turabona twe turacyari mu manegeka ariko arukuna turacyari mu manegeka ariko arukuna Imana izaturinganiza nuko natwe bizaza namwe ibi bizagenda biza gake gake mwebwe se muri kubiteganyaho gute muri kumva mushaka inzu imeze gute turacyari mu manegeka ntago uzashaka nk'iyo ya Esther se umuntu abirangiriza mu nzu ariko afite umugabo mu diaspora afite umugabo mu diaspora none se ngo nawe njye kwigereka ku mu diaspora ariko nawe none nago wakigereka ku mu diaspora ariko uko biri nawe wagerageza kubaho nk'abasirimu nzaba mu nzu iciriritse no gushaka kumpasa muri data na mpamvu yo kwipasa muri ese uvugishije ukuri tuvugisha ukuri wagiye nkunda kuvugisha ukuri utajya urya imboga bakumpere microphone uri kumva umuntu bita Esther burankunda ukuntu atajya arya imboga uvugisha ukuri uru rukundo rwa yakamwana n'umuntu bita Liliane uri kurubona gute njye reka mbwe kuntu njye nabonye Liliane sibyo yaje kandi uvugisha ukuri umva nyine yaje ari nyinyi mu manano bwa mbere hano ku nganje yari yambaye zira nkweto na mama amenya atazambara izo nkweto z'abakecuru mana ariko gutse niba yaravuye mu cyaro niba yarasimbiza ariko nanone buriya uzacunge kenshi hari umuntu ufite amafaranga atazi kwambara yego ugasanga guza umwenda umuhenze ariko uwo mwenda yawambara abantu bakamuseka wowe bakwigwa hano ku nganje umwenda w'igihumbi wawambara ukakubera wenda wabona nawe ari byo bimunyura simbiza ndamubona oya bo witonze ubusa ikiro gisuko nangaye tete tuvugisha ukuri ubusa tudukweto cyako zo zirahenda ariko hari udukweto ushaka kubona twa 2 cyangwa 3 kandi twizo bakabona n'udukweto tw'udusirimu koya nukagura cya gikweto ciciriritse oya nawe nibwo yaragituruka mu cyaro ntago wamurenganya kandi mubwire ngewe dusabe yagiye kungurira asize ndavuga se nyine ibintu nzaniye koko ndacaye narabyambaye mbigejeje mu bantu abantu barambwira ati rwose kabisa sinzi niba hari umuntu ukibyibuka ibikweto nakundaga kwambarira kuri kositime by'ibisuperete by'umweru ebana by'ibipirate bya danje buriya dusabe wenda byamuhenze byatari cyakora ikintu dusabira mukundiraga ntabwo yajyaga mu isoko afite amafaranga ngo avemo atanguriye akantu yaba ku ipantaro yaba ishati yaba inkweto yagiraga ubushake ariko akangurira ibintu bya giturage pe hari abantu bateye uko batazi kandi ukagura nk'urwo rukweto ariko urumva ariko rwari rw'abaturage akarugura 35 ari umuturage pe nyine ugasanga umuntu nyine ni umuturage ibyo bibaho cyane hari umuntu ukunda sambure hari umuntu ukunda nyine kwambara ibintu bya mangaze muri we nyine agakunda mangaze hari no kunda cagu niko nyine muri ubuzima biteye njye naramubonye ngaje kureba nzovu cyakora nanjye noneho nzava mubonye nawe nzavuga ati ngo uyu muntu ujunditse ngo yangajunditse ubugoro nanjye ndebamo ibiki none yavugaga ngo yego nyine ukabona ko ngo yavugaga gute zite muri misa arimo arasirimuka pe kandi nabana yaka ajya nubona ko dufaranga ajya muri saro ariko twese niko byagiye bitangira twese nago twavukiye mu mujyi wa Kigali naguraga mwena kambwa ati mbarunyireka n'umwenda waguze ati munenge kukareka kugura none turabona wamwigishije kugura nawe hari byinshi wagiye umwigisha ntago kigura ibintu bya giturage
hari imipira yanzanira nkavuga si ibi bintu koko dusabe se reba kakandi yanzaniye k'umuhondo kanditseho Nike nakubwira ngo n'umupira bwambara abantu bo mu cyaro narasanga yakamiye akambaraga narakambara none se wakajugunya wakajugunya burangiyewe rero nanjye ariko sinanaguseka none se byerekeranye no guhaha imyenda nanjye ndi umuturage mubisi nigura ibya giturage jewe nanagura mwenda niyo waba uri igihumbi ariko nkabona nakenda gapika nyine kampi nje nyine nkabona ni keza ukabona ko kenda ni keza none se ishati ni ya giturage iyo shati ni sawa ipantaro ni ya giturage yose nayambara kubera iki nagure igisirimusi ni tennis de sport tennis de sport iyo ni tennis de sport ntabwo ari abaturage iyi ngiyi iyo ni tennis uko ishaje none se madamu yaka ko mbona nawe watuje bavuze ibintu bya giturage uhita ukonja pe ibyo Esther avuga kukubeshyera cyangwa nawe ujye uri ko wisobanura uvuge n'impamvu waje umeze kuri arega twese twabanje igiturage twese twaje turi abaturage bwemera ari kubera ubuturage ushaka kubona ikintu ukabona kwa kuntu wowe ukunda ibintu bipika cyangwa ukunda amangazi ariko n'umuntu wikundira iki mera microphone madamu wawe mwibarize ubundi mbere yuko umuntu bita Liliane tumubona muri buno buzima bwa social media cyangwa turi kumubona ari wa muntu uri kugenda yamamara ngo Sheri akamwana ubundi yari umuntu wari ubayeho gute mbere yuko winjira muri bino bintu utaraza ngo ukunde nzovu utaraza ngo ukunde yakamwana nari umuntu wakoraga ikiyede nkavuga ati nyine igihe ibintu nkeneye muri aya mafaranga ikiyede ukamuseka se wowe ntiwagikora oya ahubwo nanuze yakoze ikiyede nadusabe yaragikoze ikiyede kigira amafaranga kiravuna ariko kigira amafaranga aho kugira ngo ubindaye se ntiwakora ikiyede ngo iki yari gukora ikiyede wowe ariko hano ni wanyereke sitari yikoreye itafari ariko ujya kuri umufundi umva jewe reka ko kantu je bazukatsuze yakwitura hasi ninjira kandi kwirizuba nagenda umugabo akansiko kakamereza bitanu nkasaha akagusoka niba kiragutse rwose no dukuye hari aho kugira ngo umugabo nako ujye nyine we ntabwo wabimenyera ariko iyo wamenyeye gukora none ntabwo wajya hari mu kabari nkabona umugabo unyura iryo joro kandi nako nabikoraga njyewe ntabwo ari uko weho wagiye muri buriya buzima ari uko uvuze ngo wari warabuze akazi njya gukora ikiyede nzi ibyo ngibyo ni ugutinya imirimo n'imbere y'Imana kimwe nabonaga mu gitondo yambaye bote agafata umufuka nzarumwereza n'ijire nyine n'ijire uri kumva agafata nyine agashyiramo n'ibiryo angari buze kurya saa sita nkabona uyu muruho okay ngo nuhuyo nta munsi numwe wigeze ukora ikiyede sana kurabura uzabaze waragendaga ahubwo avuga ati ngiye siteri ndaza naremeraga siteri namiki uzabaze naremeraga nkaruha kuko ninjye kuruha